Amarira menshi n'agahinda kenshi n'imiborogo myinshi kuri Emile ndetse na Anita kuko ari ntago aboroheye habe na gake we na bagenzi biwe babashije kuba babakurikira kandi bafite intwaro. Ntabwo nakwizera yuko niba babufata batari bubagire nabi kuko bakomeje kubazungereza cyane, babirukishije imisozi myinshi, babazengurukishije ibibaya, ariko sinzi ko niba babafata agahinda bafite batari bubakagature, sinzi ko muri bo hatari bugire uhasiga ubuzima. Kwa Rugemaho noneho nabo dusize bamaze kwitera inkinya ivuga yuko bababwiye ngo bamaze kuba babona ahantu Anita na Emile baherereye, we avuga ati ntacyo bikimbwiye, ubwo ntabwo ari njye bikireba, nyamara twabonye ari nawe yarakaye avuga ati namubona n'ubundi ningira kuba wagiye kumwishakira, mwe nta kintu muri kuba mwamfashije, namwe muraje mumbone icyo gukora, icyo nshoboye mwarakibonye. Rero reka turebere hamwe ati ibi bintu biri buze kuba byagenda gute. Ese Emile na Anita baraza kuba bafatwa cyangwa ntabwo bari bufatwe? Abantu bari kumva yuko Emile na Anita batafatwa ntibajye muri comment bashyiremo udutima twinshi ndetse n'amayide yabo kugira ngo bakomeze babatere imbaraga zo gukomeza gushakisha uburyo bahunga bari abanzi. Ugomba kujya muri comment ugashyiramo udutima twinshi cyane uvuga ati utu dutima dushyizeho ku bwa Emile cyangwa se dushyizeho ku bwa Anita. Rero akandi kantu ngiye kubasaba gatoya ni ugukanda kuri iyo buto ya subscribe, ntacyo bisaba usibye gukoraho, ikindi ahubwo gikenewe ni ugufungura inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho 5/5 bitiriwe bikugora utabanje kubishakisha. Ese Rugema araza kuba yabyifatamo gute? Twe turi gusenga ngo Emile areke kuba yafatwa we na Anita bahunge baburirwe irengero. Ku rundi ruhande nanone Rugema sinzi uburyo ari buze kuba yabigenza, Anita naza kuba yabura Rugema ubwo niwe uraza kuba yaryozwa ibi bintu, kuko twabonye ko nta kanya ko guhagarara yabahaye umwanya uhagije, ariko ubu byarangiye nta kanya ko guhagarara yaba afite. Ubwo twe turi gusenga ngo ibya Rugema ntibitureba, ibitureba ni ibya ndetse na Anita na Emile bo bahanganye bari kwirukankana ku misozi. Twabibonye yuko bageze iwabo ba mama wa Iribagiza, bagezeyo nyamara babwiye ngo ntibahagume, ariko nabo bagiye kwigira inama bavuga ati ahantu barahazi baza kwadutanga. Twabonye ko mu kanya gatoya nk'ako guhumbya bahise bahagera ndetse bari bashatse kugirira nabi mama Iribagiza, ariko byaje kuba birangira bamenye yuko batakiri aho ngaho, babashije kuba bagenda, byarangiye babakurikiye. Rero ubwo turategereje ngo turebe ese bari buze kuba bafatwa ntabwo bari buze kuba bafatwa. Icyo dutegereje ni iki ngiki twebwe. Rero mu gihe tugitegereje uraba washyize udutima twinshi muri comment unabahumuriza ubabwira ati nimwihangane, turaza kuba twabasengera muraza kumera neza, ariko Imana yagiye ikora byinshi, aho yamukuye ntabwo yakwemera ko ahasubira. Ariko icyo nizeye cyo nanabahumurize mbabwire gakeya ukuntu bimeze, ntabwo ari buze kuba yafatwa kuko ntabwo n'Imana yabyemera ibi bintu. Reka nanone nongere nkubwire ngo amarira menshi kuri Iribagiza wacu twakunze turi benshi, kuko nawe akomeje kuba yahura n'isangane ry'ibibazo kuva yatangiriye iyi filime. Iribagiza nta mahoro yigeze agira, sinzi ko ibintu bye bizapfa kurangira amahoro. Twabonye yuko sinzi neza ko ari amaso ye arapfa kumugwa amahoro, kuko noneho arimo gutabaza bikomeye cyane, arimo aravuga ati yabaye wenda byarekaga kunjya bikarekeraho, kuko arimo aravuga ati ndakomerewe cyane, ubashe no kubanza no kureba bitagishobotse noneho, kuko ari kurira cyane atabaza avuga ati amaso aranyishe. Nabo byabacanze baravuga ati n'uwamuhumanyije ntago ari uburwayi bw'amaso, baravuga ati ubundi umuntu wamuhumanyije barapfa iki, yamuzize iki? Barimo barigira inama yo kuvuga ati reka bamushakire imiti ya kinyarwanda, ariko nyamara imiti ya kinyarwanda ntacyo yamumarira, kubera ko ntibaramujyana kwa muganga ngo bamenye ngo bababwire ngo ubundi yifashe gute. Bubigiriye inama yo kuva bagenda muri farumasi ngo bajye kuzana imiti yo kumugabanyiriza uburibwe. Ese biraza kuba byagenda bite? Imiti nta ngaruka yaza kumutera cyangwa hari ingaruka yaza kumutera? Ibyo nabyo reka tubirebere hamwe. Ese baraza kuba bafata umwanzuro wo kuba bamujyana kwa muganga, barafata umwanzuro wo kumushakira imiti igabanya ubukana cyangwa baramujyana mu kinyarwanda? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Icyo usabwa rero ni ugushyira udutima twinshi cyane muri comment kuri wowe ukunda Iribagiza ndetse n'umusheri wiwe. Ikindi nanone kuri abo bantu ukunda, ugomba gukanda ku buto subscribe kubw'urukundo ufitiye abo bantu, kugira ngo dukomeze tuzamurire ibikorwa byacu. Nta kindi uba usabwa ni ugukora kuri iyo buto ya subscribe umuntu wanjye, kugira ngo dukomeze tujyane. Mama Iribagiza nawe akomeje kwijundika, Iribagiza ndetse na sheri wiwe ngo ntabwo bajya bamufasha mu bintu bijyanye n'imitungo yiwe. Rugema yamaze kuba yakwigabiza, Rurangirwa nawe barimo aravuga ati nta kintu ariko bafashe ngo kandi yitwa ngo ni umuyobozi, ukomeye ngo ni umupolisi, kandi nyamara nawe arimo arabikurikirana, nta kuntu aba atagize. Erega ntabwo yakagombye kwihorera ngo nuko ari umuyobozi,
kubera ko yihoreye yaba yishe itegeko. Ubu barategereje ngo bajye mu rubanza inkiko zize ziburanishe Rugema, ariko nyamara mama Iribagiza we arimo aravuga ati ntabwo nshaka kuzabonana n'umuntu ntarahura nawe amaso ku maso, ashaka kuba yamubona. Nyamara Rugema turamuzi, ntabwo ari umuntu ufite umutima ukunda, ashobora kuba yahura na Iribagiza akaba yamugirira nabi, akavuga ati nyamara sinshaka kubura nawe, bahuye icyo nzi neza cyo nuko yahita amugirira nabi, ashobora no kuba yamwicisha cyangwa se akamukorera ukundi kuntu kugira ngo atabasha kuba yahagarara nawe mu rukiko, kuko amaze kuba yamukura mu nzira ntabwo iriya mitungo yaba ikibonetse, kubera ko nta muntu uyikurikirana cyangwa se nta nyirayo waba ukimuteza amahane uhari wo kumujyana mu buyobozi. Niyo mpamvu rero mama Iribagiza bari kumbwira ati itonde we kujyayo, ariko we ntashaka kubyumva. Sinzi ukuntu biri buze kugenda. Kamarade kuba yamfatafata akoze ibishoboka byose yamubujije, dore ko mwabonye ko bamwimye na fone kugira ngo ahamagare ye kuvugana nabo, ariko byose biri kuba iby'ubusa. Ariko nyamara icyo nzi neza yuko kuva atagishoboye kugenda neza, afite kiriya kibazo, ntabwo biri buze kuba byakunda yuko yajayo, ariko nyamara we arumva afite akabaraga kujyayo. Bakamubwira ati se yagize igihinduka ugezeho akagira impinduka zibayo, byagenda gute kudashoboye kuba wakwiruka? Ntabwo ushoboye kuba wasimbuka hagize ingorane zikubaho, kuko Rugema ntabwo tumwizeye 5/5, ariko we akavuga ati nje ngomba kujyayo, ibyo n'ibindi. Ubwo rero Kamarade yaje kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ati ngenda guherekeza, ngende makwereke, ariko nta kindi kintu ndi buze kuba nagufasha, ndakwereka igipangu cinjirayo, ntabwo njyewe nahinguka mu maso ya Rugema. Ese Kamarade araza kuba yagerayo atererane mama Iribagiza mureke yinjire mu gipangu wenyine, cyangwa araza kuba yinjiramo nawe bafatanye kuba bareba uwo mugabo bamubwira icyo aje kumubwira? Reka dutegereze turebe ngo Kamarade warabikoraho iki ibintu nawe nk'umuntu w'umugabo. Ariko nanone reka nkubwire ngo ibi ni ibintu bitiyoroheje muntu wanjye. Shyira amayide yawe cyangwa se ibitekerezo cyangwa se ikindi kintu wifuza ko twakubwira, cyangwa ikindi kintu ushaka ko tuvugaho muri comment kugira ngo dukomeze tubane neza. Ariko nabwo nkwibutsa ukomeza gukanda ku buto subscribe, ariko nawe ndanashimira n'ubundi babandi bagenda bakanda ku buto subscribe, muri ab'agaciro kandi muri abantu b'abagabo. Kwa Rugema ho noneho nabo dusize bamaze kwitera inkinya ivuga yuko bababwiye ngo bamaze kuba babona ahantu Anita na Emile baherereye. We avuga ati ntacyo bikimbwiye, ubwo ntabwo ari nje bikireba. Nyamara twabonye ari nawe yarakaye avuga ati namubona n'ubundi ningira kuba wagiye kumwishakira, mwe nta kintu muri kuba mwamfashije, namwe muraje mumbone icyo gukora, icyo nshoboye mwarakibonye. Rero reka turebere hamwe ati ibi bintu biri buze kuba byagenda gute. Ese Emile na Anita baraza kuba bafatwa cyangwa ntabwo bari bufatwe? Abantu bari kumva yuko Emile na Anita batafatwa ntibajye muri comment bashyiremo udutima twinshi ndetse n'amayide yabo, kugira ngo bakomeze babatere imbaraga zo gukomeza gushakisha uburyo bahunga bari abanzi. Ugomba kujya muri comment ugashyiramo udutima twinshi cyane uvuga ati utu dutima dushyizeho ku bwa Emile cyangwa se dushyizeho ku bwa Anita. Rero akandi kantu ngiye kubasaba gatoya ni ugukanda kuri iyo buto ya subscribe, ntacyo bisaba usibye gukoraho. Ikindi ahubwo gikenewe ni ugufungura inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho 5/5 bitiriwe bikugora utabanje kubishakisha. Ese Rugema araza kuba yabyifatamo gute? Twe turi gusenga ngo Emile areke kuba yafatwa we na Anita bahunge baburirwe irengero. Ku rundi ruhande nanone Rugema sinzi uburyo ari buze kuba yabigenza, Anita naza kuba yabura Rugema, ubwo niwe uraza kuba yaryozwa ibi bintu, kuko twabonye ko are nta kanya ko guhagarara yabahaye umwanya uhagije, ariko ubu byarangiye nta kanya ko guhagarara yaba afite. Ubwo twe turi gusenga ngo ibya Rugema ntibitureba, ibitureba ni ibya are ndetse na Anita na Emile bo bahanganye bari kwirukankana ku misozi. Twabibonye yuko bageze iwabo wa mama wa Iribagiza, bagezeyo nyamara babwiye ngo ntibahagume, ariko nabo bagiye kwigira inama bavuga ati ahantu barahazi baza kwadutanga. Twabonye ko mu kanya gatoya nk'ako guhumbya bahise bahagera, ndetse bari bashatse kugirira nabi mama Iribagiza, ariko byaje kuba birangira bamenye yuko batakiri aho ngaho, babashije kuba bagenda, byarangiye babakurikiye. Rero ubwo turategereje ngo turebe ese bari buze kuba bafatwa, ntabwo bari buze kuba bafatwa. Icyo dutegereje ni iki ngiki twewe. Rero mu gihe tugitegereje uraba washyize udutima twinshi muri comment unabahumuriza ubabwira ati nimwihangane, turaza kuba twabasengera muraza kumera neza, ariko Imana yagiye ikora byinshi, aho yamukuye ntabwo yakwemera ko ahasubira. Ariko icyo nizeye cyo nanabahumurize mbabwire gakeya ukuntu bimeze, ntabwo ari buze kuba yafatwa kuko ntabwo n'Imana yabyemera ibi bintu. Reka nanone nongere nkubwire ngo amarira menshi kuri Iribagiza wacu twakunze turi benshi, kuko nawe akomeje kuba yahura n'isangane ry'ibibazo kuva yatangiriye iyi filime. Iribagiza nta mahoro yigeze akira, sinzi ko ibintu bye bizapfa kurangira amahoro. Twabonye yuko sinzi neza ko ari amaso ye arapfa kumugwa amahoro, kuko noneho
arimo gutabaza bikomeye cyane, arimo aravuga ati yabaye wenda byarekaga kunjya bikarekeraho, kuko arimo aravuga ati ndakomerewe cyane, ubashe no ubanza no kureba bitagishobotse noneho, kuko ari kurira cyane atabaza avuga ati amaso aranyishe, nabo byabacanze baravuga ati n'uwamuhumanyije ntago ari uburwayi bw'amaso, baravuga ati ubundi umuntu wamuhumanyije barapfa iki, yamuzize iki? Barimo barigira inama yo kuvuga ati reka bamushakire imiti ya kinyarwanda, ariko nyamara imiti ya kinyarwanda ntacyo yamumarira, kubera ko ntibaramujyana kwa muganga ngo bamenye ngo bababwire ngo ubundi byifashe gute. Bo bigiriye inama yo kuva bagenda muri farumasi ngo bajye kuzana imiti yo kumugabanyiriza uburibwe. Ese biraza kuba byagenda bite? Imiti nta ngaruka yaza kumutera cyangwa hari ingaruka yaza kumutera? Ibyo nabyo reka tubirebere hamwe. Ese baraza kuba bafata umwanzuro wo kuba bamujyana kwa muganga, barafata umwanzuro wo kumushakira imiti igabanya ubukana cyangwa baramujyana mu kinyarwanda? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Icyo usabwa rero ni ugushyira udutima twinshi cyane muri komenti kuri wowe ukunda iribagiza ndetse n'umusheri wiwe. Ikindi nanone kuri abo bantu ukunda, ugomba gukanda ku buto subscribe kubw'urukundo ufitiye abo bantu, kugira ngo dukomeze tuzamurire ibikorwa byacu. Nta kindi uba usabwa ni ugukora kuri iyo buto subscribe umuntu wanjye, kugira ngo dukomeze tujyane. Mama iribagiza nawe akomeje kwijundika iribagiza ndetse na sheri wiwe, ngo ntago bajya bamufasha mu bintu bijyanye n'imitungo yiwe. Rugema yamaze kuba yakwigabiza, Rurangirwa nawe barimo baravuga ati nta kintu ari kubafasha, ngo kandi yitwa ngo ni umuyobozi ukomeye, ngo ni umupolisi, kandi nyamara nawe arimo arabikurikirana, nta kuntu aba atagize. Erega ntabwo yakagombye kwihorera ngo ni uko ari umuyobozi, kubera ko yihoreye yaba yishe itegeko. Ubu barategereje ngo bajye mu rubanza, inkiko zize ziburanishe Rugema, ariko nyamara mama we iribagiza arimo aravuga ati ntabwo nshaka kuzaburana n'umuntu ntarahura nawe amaso ku maso, ashaka kuba yamubona. Nyamara Rugema turamuzi, ntabwo ari umuntu ufite umutima ukunda, ashobora kuba yahura Mama iribagiza akaba yamugira nabi, akavuga ati nyamara sinshaka kubura nawe. Bahuye icyo nzi neza cyo nuko yahita amugira nabi, ashobora no kuba yamwicisha cyangwa se akamukorera ukundi kuntu, kugira ngo atabasha kuba yahagarara nawe mu rukiko, kuko amaze kuba yamukura mu nzira ntabwo iriya mitungo yaba ikibonetse, kubera ko nta muntu uyikurikirana cyangwa se nta nyirayo waba ukimuteza amahane uhari wo kumujyana mu buyobozi. Niyo mpamvu rero mama iribagiza bari kumubwira ati itonde we kujyayo, ariko we ntashaka kubyumva. Sinzi ukuntu biri buze kugenda. Kamarade kuba yamfatafata akoze ibishoboka byose yamubujije, dore ko mwabonye ko bamwimye na fone kugira ngo ahamagare ye kuvugana nabo, ariko byose biri kuba iby'ubusa. Ariko nyamara icyo nzi neza yuko kuva atagishoboye kugenda neza, afite kiriya kibazo, ntabwo biri buze kuba byakunda yuko yajayo, ariko nyamara we arumva afite akabaraga kujya. Bakamubwira ati se yagize igihinduka ugezeho akagira impinduka zibayo, byagenda gute kudashoboye kuba wakwiruka? Ntabwo ushoboye kuba wasimbuka hagize ingorane zikubaho, kuko Rugema ntabwo tumwizeye 5/5, ariko we akavuga ati nje ngomba kujyayo, ibyo n'ibindi. Ubwo rero Kamarade yaje kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ati ngenda guherekeza, ngende makwereke, ariko nta kindi kintu ndi buze kuba nagufasha, ndakwereka igipangu cinjirayo, ntabwo njyewe nahinguka mu maso ya Rugema. Ese Kamarade araza kuba yagerayo atererane mama iribagiza amureke yinjire mu gipangu wenyine, cyangwa araza kuba yinjiramo nawe bafatanye kuba bareba uwo mugabo bamubwira icyo aje kumubwira? Dutegereze turebe ngo Kamarade warabikoraho iki ibintu nawe nk'umuntu w'umugabo. Ariko nanone reka nkubwire ngo ibi ni ibintu bitiyoroheje muntu wanjye. Shyira amayide yawe cyangwa se ibitekerezo cyangwa se ikindi kintu wifuza ko twakubwira, cyangwa ikindi kintu ushaka ko tuvugaho muri comment, kugira ngo dukomeze tubane neza. Ariko nabwo nkwibutsa ukomeza gukanda ku buto subscribe, ariko nawe ndanashimira n'ubundi babandi bagenda bakanda ku buto subscribe, muri ab'agaciro kandi muri abantu b'abagabo. Mwakoze.